Ibitoki ibiciro ni nkanga ukurikije ibyo kurya 5 4,500 cyangwa 5 za betarave kunguko tubirya original dore ngaya tubiguza ngaho uri kubona arangahe Yes, ikaze abakunzi ba Emmanuel Travel Show. Muri aka kanya murabona ko ndi mu mujyi wa Bergen. Aha hantu umujyi wa Norvège, umujyi wa kabiri mwiza kandi munini muri iki gihugu cya Norvège. Ubwo rero muri aka kanya ngiye kubatembereza kandi nanabereka ukuntu muri uyu munsi hasa. Murabona ko hari akavura, haratose, hahora hagwa imvura muri uyu mujyi. Kandi ikindi ngiye kubereka, ngiye muri butike igurisha ibyo kurya byo muri Afurika. Ngiye kubereka ibiciro, mbereke n'ibyo bagurishamo uko bimeze. Muhora muvuga ngo mubaza ese hari imyumbati, hari ibitoki, hari ibishyimbo, hari ibiki. Dore ngiye muri iriya butike yanditseho Global Food. Hariya niho ngiye. Rero mukomeze tube turi kumwe, hanyuma mbereke ibiciro, mbereke n'ibyo tugiye kugura. Aha naho nkuko mubibona ni mu center, hariya ni mu muhanda nyabagendwa hose. Ngira ngo tugiye gukomeza tugendana sawa. Uko mubibona rero ahangaha ndi kuza nkata njya kuri iyi butike. Kandi nkuko mubibona ku bantu batahazi, iyo uvuye mu center ya Bergen uraza hano ugahita ukatira hano. Rero mukomeze murebe, mukore subscribe abaje ubwa mbere, kuko niyemeje kuzajya mbereka ubuzima bwa Norvège uko bumeze. Tugiye kwinjira aha muri butike mbereka buri kantu kose. Ikaze. Nuko mubibona rero aha hari ibintu byose bijyanye n'ibirungo, ibyo kurya. Ngira ngo reka tubanze tugenda, hari ibitoki n'imyumbati, imboga zose mbereke. Bafite butike nini. Iyi butike irimo ibyo kurya by'Abanyaziya, Abanyafurika, ibiryo byose biturutse mu mahanga biba bihari. Amasupageti ngaya, ibiciro 25, amafu, soya, dore ngiyi hano n'ibindi. Hano uyu umuceri w'umutayilande, urabona ibiciro byawo 550, bivuze nko mu manyarwanda 55,000. Mbo mu magande ni nk'imitwaro, iyo bita imitwaro 27 cyangwa 20,270 ku gafuka kamwe k'ibiro 25. Ubwo rero turakomeje. Amavuta buto, abashaka amavuta ya Olive Oil, dore ngayo 650. Ibiciro ni mbo twinjiye ku mboga. Hari ibitoki, dore ngibi sheri wanjye ubu ari kubitora ibitoki. Ku bitoki ibiciro ni nkanga ukurikije. Ibitoki ikiro kimwe ni amakoroni 79. Ukurikije ku munyarwanda cyangwa mu magande ni nkangahe? Urabona ko ari ibitoki byiza. Ni nkangahe ukurikije buri kiro? Ukurikije ikiro kimwe kirahwana n'ibihumbi 8 by'amanyarwanda cyangwa ibihumbi 9. Ikiro kimwe cy'ibitoki. Rero urumva ntabwo biba byoroshye, birahenze cyane. Hanyuma ku myumbati aho watubwira gute? Kuko urabona ko imyumbati hari za gonja, nimba ari gonja n'ibindi byose. Urabona nka hariya hari ahanditse gasava. Kasava ni 45. Ubwo rero urumva nyine ikiro kimwe ni 45 y'amakoroni. Urumva ni ibihumbi 4,500, 4,500 cyangwa 5 by'amanyarwanda. Yego, urabona ko rero ibiciro birahari, bimeze neza ku bantu
bahora bibaza ngo ibitoki birahari. Urabona ko duhashye ibitoki biro nka 5 cyangwa 10 ariko byo ni byinshi ntitwabimara. Ibitunguru birahari muri make, urabona ko bihari. Rero ntimukabure kurya neza, ibiryo byose birahari. Amavoka, urabona ko indimu, buri cyo kurya cyose cy'imbuto kirahari, abantu baba bari kugura. Hariya ni za piripiri, ibintu byinshi. Hano hari seleri, murazibona, kilo ni 25, nako umufungo. Ibyo kurya rero birahari neza, amagi, za betarave, nta kintu kidahari muri make. Betarave ngizo, betarave iri kugura ngahe sheri wanjye? Aravuze ko ikiro ari 35, ariko urabona ko bari bagabanyije, ubundi yari 45. Inyanya, ibiki byose. Hano rero urebye muri iyi firigo harimo ibijumba bitetse, ndaje ndabibereka. Dore ngibi hano turaje turakuramo ibijumba bitetse hamwe n'imyumbati itetse, amakoma, cyangwa urabona ko handitse ngo frozen sweet potato 85, bivuze ngo ni 850 y'amanyarwanda. Mu magande ni nka, igiye kureba ibijumba. Igiye kureba ibijumba rero hano birahari bibisi, ndetse ibi biba bitetse, urashyushya gusa biba biryoshye, kandi nta ari umwimerere, nta kibazo. Nuko nguko tubirya, bituruka mu mahanga. Urabona ko rero biba bihenze ugereranyije na kwa kundi ubikura iwawe inyuma y'urugo cyangwa se aho wabihinze. Ayo ni amakoma yo gupfundikiza nk'igitoki wagitetse kugira gihumure neza. Buri kintu cyose hano kiragurwa. Amakoma ari kugura ngahe? Nta biciro biriho, ariko hari iyo ugeze imbere uraguha. Ibyo ni ibiki ufite mu ntoki? Amateke. Ikiro kiri kugura ngaho amateke atetse. Reba hari amateke aho hejuru, aha wenda ni nka 45 cyangwa ari ya 42. So ibintu byose biba bihari, umuntu arabigura mu buryo bushoboka. Abifuza amavuta ya olive oil, ya yandi meza ari original, dore ngaya. Iri cupa ryose iri 1119 litiro 4, nimba atari 5, ubwo no kuvuga 1,100 by'amanyarwanda. Mu magande ni nk'ibihumbi 45, kandi aba ari original. Uvanga ibintu byose nk'uko mubireba muri iyi butike biba bihari. Hano tugiye na mafu, hano ifu zirahari zose wifuza. Ifu zirahari, ugacyana abantu ntabwo bakumva. Ifu zirahari, urabona nk'ingiyi ni ifu y'uburo, kandi iba ari ifu nziza itarimo agasenyi na gato. Iyi ni ifu y'uburo, iyi ni ifu ya pate jaune ngiyi. Hanyuma iyi ni ifu y'amakoma. Amakoma ni ukuvuga amamera? Oya, kuvuga amasaka amasaka akeye.
masaka asyeye. nk'urugero ushaka nk'umusururu, Umusururu iyo ni ukuvuga niyo y'amamera. hano handitseho umusururu. Umusururu bivuze ngo nyine ni amamera, kandi iyi fu birashoboka ko ituruka mu Rwanda kubera yuko nyine aribo bazi iby'umusururu, birashoboka ko aribo baba barabikoze. So bivuze ngo rero buri kintu cyose kiba gihari ugereranyije n'ibyo abantu bahora bibaza bavuga bati ese ibyo kurya biragura gute, byose biba bihari. Kuvuga ngo rero amasaka, ahubwo icyo tutabonye ni ibishyimbo. Ibishyimbo birahari, ibishyimbo birihera. Aho ibishyimbo reka tugenda hatwereke, abantu baba bari kugura ibiryo byose umuntu yifuza biba bihari. Ibi ni ibishyimbo by'amoko yose. Ibishyimbo tuba tukibabwira ku by'ibishyimbo, dore ngibi amafaranga ni 135. bivuze ngo ni yangahe? Urabona ibi ngibi ni ibiro bibiri by'ibishyimbo bigura 135. Birashoboka ko bihagaze nk'ibihumbi 15 by'amanyarwanda, ibiro bibiri by'ibishyimbo. Hari n'inkori ndi kuzibona hano, inkori, amashaza, hariho n'ibyo mba ntazi. Urabona nk'iyi, iyi ni ifu y'amateke. Iyi ni ifu y'amateke, nk'utu ngutu nimba ari rantiye ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko babyita. Ibintu biba bihari by'amoko menshi nyine, buri muntu bitewe n'uko tuva mu bihugu bitandukanye, buri muntu araza bitewe n'igihugu aturukamo, akaza agatwara nyine ibihwanye ibyo akeneye bitewe n'ibyo kurya rye. Nk'urugero nk'umuntu wo mu Rwanda cyangwa se nkanjye w'umunyarwanda, iyo mpageze nkabona umusururu, ubwo nyine mpita numva yuko ngomba kunywa agasururu. Yego, urakoze cyane. Twakomeza ubwo bavugaga iby'ibiciro. Ibiryo byo muri Afurika byose birahari, ibyo wakwifuza byose birahari, keretse utabishaka. Igiciro nicyo kiba bihenze, ariko ibiryo byose birahari. Rero mukore subscribe, hanyuma dukomeze tugende. Ibiciro nibyo naberekaga. Bye, reka tujye kwishyura. Iyo uhageze rero ni ugushyira ibintu kuri kasa ukishyura, cyangwa hariya ku bacuruza ukishyura. So iyo urangije kwishyura hano, urapakira ibintu byawe mu ishashi, uko ukabitwara. Risiti ngiyo. Ibi bintu byose tubiguza ngaho, uri kubona ari angahe sheri? Ndi kubona yose hamwe ari 769. Urumva arajya kugera mu bihumbi 100 by'amanyarwanda. Mu bihumbi 100 utwo tuntu tugiye gutwara mu ishashi ebyiri. Urumva rero ni ibintu bigize gute? Ni ibintu bitangaje. Ishashi, dore n'utwo ibitoki babipima ku munzani, kuri uriya munzani uriya. Ubwo rero iyo bakubwiye ngo ubuzima burahenze hano i Burayi cyangwa muri Norvège, nibyo baba bavuga. Amashashi 2 dore ngayo, uri kubireba. Rero abashaka kugura ni ukujya muza hano kuri iyi butike bita Global Food. Isohotse ngira ngo ni ahangaha. Ubwo twaturagiye nk'uko mubireba, amashashi 2 ibihumbi 100. So mukore subscribe, hanyuma kuri Emmanuel Travel Show nakagaruka naho ubutaha. Bye, murakoze cyane.